Ariko se nta bwenge we umaze igihe kingana iki utangiye akazi ko ndi kubona utangiye kunanirwa vuba buri kubona uzabishobora. boss buriya ntabwo ubizi maze igihe kinini nkora aka kazi niyo mpamvu uri kubona nananiwe. Buriya maze icyumweru cyose urumva ari gike se? Burya uzi ko nta byawe icyumweru kimwe uri kumva ko umaze igihe kinini ukora aka kazi ubwo se ukwezi buriya ko ukubaramo igihe kingana iki? Nawe nyine boss urabyumva ukwezi kujya gushira umuntu yatagangaye. Erega nyine ibintu ntabwo biba byoroshye nubwo mpamvu ubibona gutyo. Icyakaguha nawe ngo ugakore. Urasekeje rwose icyakama nkakore se urabona ngiye kananira cyangwa ubona shaje nicaye hano ngaha niturije ukagira ngo usinze ibintu buriya ntukazajya umenyera kuko ngenzi byinshi. Boss ndabizi ko uzi byinshi ahubwo reka ndase kunega ikintu cyakinzanye hano. Numvise wise urasa ku ntego se buri icyo kintu ni amahoro? Oya rwose boss ntugire ikibazo ni ibisanzwe nuko nashaka kukubwira nyine dore maze igihe nkora nashaka kukubwira ku bijyanye n'umushahara wanjye. Niko sha siko nta bwenge ugira bujya siko nta kigenda cyawe icyumweru kimwe bakumushahara cyangwa bakumushahara ari uko ukwezi gushize. Boss gose wapipe wowe ukwezi washobora kukwihanganira n'imirimo mba ndi gukora icyumweru kimwe mba narushye nananiwe none uri kubigira ukwezi. None se nta bwenge we akazi gahembera icyumweru kimwe wakabonye he? Uri kubona waraje mu kiyede waje kugira ngo ukore akazi hano ngaha mu rugo ntago waje mu kiyede nabo bahembera icyumweru kimwe. Oya boss pe ndumva ibyo yaba ari ukunyiba pe ndumva bagakwiye kumpemba kuko mu kiyedeho umuntu no ku munsi umwe yayatahana. None se ukurikije ibintu umaze gukora mwa kino cyumweru uri kumva wahembwa amafaranga angahe? Boss gose ndebye ndi kumva mwama nk'ibihumbi 200 kuko akazi nkora karakomeye. Yo. None se ukuntu nta bwenge bwawe ibihumbi 200 ku cyumweru ku kwezi ukorera amafaranga angahe? Umushahara wanjye se? Ese boss si wambwiye ko uzajya umpa 2 ku kwezi? None se ibihumbi 2 ubigabanyije ibyumweru 4 watwara angahe ku cyumweru? Natwara ibihumbi 200 kubera ko ukwezi yo kuri mu kirere kuba kuzengurutswe n'inyenyeri amagana n'amagana. Nanjye rero niyo mpamvu natwara ibihumbi 200 ku cyumweru. Jesus is Lord. Wowe ntabwo wuzuye kabisa mva imbere. Ukwezi nigushira uzabona ugaruka hano ngaha uze kumbwira ngo ninguhebe. Bantu tubona imbere kandi uzagaruka ukwezi kutarashira nzahita nkwirukana.